bitabagaho ngo nibagirwe nawe nkwibagirwe. Kwibuka niba bitabagaho ngo nibagirwe ibintera kubabara. Kwibuka oya ndibikabeho ngo umuntu yibagirwe ineza yagiriwe. Kwibuka oya ndibikabeho kuko jewe nibuka kababara. Hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura ndahagera nkajebuka kakwibuka. Ahandi twakundaga gutinda dutegereje imodoka nja mpanyura nihitira kakwibuka. Haba igihe mfata telefone kuba naguhamagara bikanyibutsa bya bihe. Nyabusa we kera tukiri kumwe ko wambwiraga goya sinkababare sinkaje ntekereza ibibi. Nja mbyibuka maze ahubwo nkababara. Nja nibuka cyane iyo ndi jyenyine ya nshuti yanje nakundaga byasaze. Nja nibuka amagambo yambwiraga natekereza ko tutazongera nkumva urukumbuzi. Hagati